Ndabasuje cyane kandi nambaha ikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha kugira ngo tukugezeho ni ibintu bituma udatera imbere. Ni ukuvuga ngo ni ibintu twaguteguriye bituma utabasha kubika amafaranga na cya gihe wayabonye ugasanga nyine uyu munsi wahembwe, ariko umunsi ukurikiyeho uhise ubyukira mu madeni cyangwa se ukabyuka uguza kandi umunsi wabanje wahembwe. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga umuntu akora, ugasanga umuntu arakora, ariko igihe afashe amafaranga, igihe yahembwe ugasanga nyuma y'iminsi ingahe, nyuma y'iminsi 2 cyangwa se nyuma y'iminsi 3, ugasanga nta n'igiceri nyine cy'ijana asigaranye mu mufuka we, atari uko adafite akazi. Ugasanga umuntu afite akazi, ariko igihe yahembwe nyuma y'umunsi umwe akongera agatangirira kuri zero. Uyu munsi rero ni ibintu twaguteguriye ugomba kwirinda niba ushaka amafaranga, niba ushaka gutunga amafaranga. Ni ibintu ugomba kwirinda, maze nyuma y'igihe gitoya, nyuma y'igihe runaka ugasanga nawe uri kubarirwa mu bagwizatunga, nk'uko hano mu Rwanda usanga babivuga, nk'uko usanga nyine tubavuga ngo uriya muntu ngo yaragafashe. Nta mibare myinshi bakoresha, ahubwo ni ibintu birinda, noneho ibyo bintu bigatuma babasha kubika amafaranga. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Haririmana, mwibutse gukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi cyangwa se umunsi ku munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda niba ushaka kubika amafaranga, cyangwa se niba ushaka ko amafaranga agukundira, uyabika bikagukundira. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ideni. Buriya Abayahudi nibo bavugaga ngo ideni ni umuriro, kubera ko iyo ufite ideni uhora kuri pressure. Ayo ukoreye yose, udufaranga ukoreye twose, amafaranga ubonye yose uhita uyishyura. Ni ukuvuga ngo akunyuraho ugahita uyashyikiriza abandi bantu. Nta muntu watera imbere afite ideni. Iyo ushaka gutera imbere, iyo ushaka kubika amafaranga, wirinda ikintu cyose kijyanye n'ideni. Ideni bituma umuntu adatera imbere, kubera ko amafaranga yose ukoreye ntago amara kabiri mu ntoki zawe, bitewe n'uko hari abantu baba bari kuguhoza ku nkeke, bari kuguhoza kuri pressure. Utwo ubonye twose ugahita udutanga. Icyo ngicyo ni ikintu cya mbere ugomba kwirinda. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, ugomba kuzirikana niba ushaka gutunga amafaranga, uba ugomba kugira ingengo y'imari. Ni ukuvuga ngo mbese ugapanga ukavuga uti bitewe n'umushahara ukorera, bitewe n'ayo winjiza ku munsi cyangwa se ku kwezi, nushake uzakora ingengo y'imari bitewe n'ayo winjiza ku mwaka. Uvuga uti ninjiza aya ngaya, ugakora imibare ukavuga uti wenda nishyura inzu y'ibihumbi 100, abanyeshuri ndihira amashuri mbishyurira aya ngaya, kwambara nkoresha aya ngaya, stoke y'ibyo kurya nkoresha aya ngaya. Ibyo ngibyo bizatuma igihe wabonye amafaranga, ni ukuvuga ngo igihe wabonye amafaranga uyafitiye bije, ufite ibintu ugomba kuyakoresha, aho ngaho bizatuma utayajyana mu zindi nzira zidakwiye, noneho bitume amafaranga ukoreye akugirira umumaro. Akenshi iyo abantu babonye amafaranga nta mibare bayafitiye, usanga bari kuyajyana mu bintu batanapanze. Ugasanga umuntu yahembwe bitewe n'uko atigeze ategura ibyo azayakoresha mbere, bitewe n'uko nta bintu byo kuyakoresha yigeze atekerezaho. Ugasanga ahuye n'inshuti ze bagahita bakatira mu kabari runaka, bakajya kurya inkoko, ihene n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.
bitwara amafaranga, ariko ibyo bintu akabikora bitewe n'uko atigeze atekereza ibyo azayakoresha mbere y'igihe. Ni ukuvuga ngo nawe ayakoresha mu buryo bumutunguye. We ajya mu kazi nta ntego aba afite ku buryo ajya mu kazi avuga ati aya mafaranga ngiye gukorera nzayakoresha ibintu runaka. Ibyo bintu nibyo bituma amafaranga y'abantu benshi apfa ubusa. Ikindi kintu cyatuma udatunga amafaranga, niba uzi neza ko uri umusore, hano reka tuvuge ku basore, ukibona amafaranga, igihe wamaze kubona amafaranga ugahita utekereza indaya, inkweto nziza, ipantaro nziza, telefone nziza. Ahangaha niba uzi ko uri umusore, ibi bintu bizatuma udatera imbere, ntago uzigera utera imbere. Ejo bundi hari igihe hari umushuti wanjye twaganiriye, arambwira ati mbumani burangiye nibaza ukuntu abasaza batubyaye byaboroheraga kubaka. Nkamubaza kubera iki, arangije aransubiza ati ngo buriya njyewe iyo mbonye amafaranga, iyo mfashe ku mafaranga, ngo mpita numva burushete zitangiye guhumura. Narasetse, gusa nyine ni inshuti yanjye twari turimo kuganira, mbona ni ibintu bitangaje. We ngiyo abonye amafaranga, burushete ihita imuhumurira. Rero n'abantu babona amafaranga, wamara gukora ku mafaranga ugahita utangira kujya ngo mu ndaya, musigaye muvuga ngo ni indangamirwa. Gusa uko mwabivuga kose, icy'ingenzi ni uko mesaje iba yatambutse. Niba uzi neza ko uhita werekeza muri ibyo bintu twavuze mu gihe ufashe ku mafaranga, umenye ko inzira zawe zo gutunga amafaranga ugatunganirwa, umenye ko ari inzira zigoye. Biragoye kuri wowe kandi bizakugora ko ubona amafaranga. Ni ukuvuga ngo n'aba ngaba mubona bafite amafaranga, bafite amamodoka, amazu meza, amazu ahenze, ntago amafaranga baba barayaboneye rimwe. Ni ukuvuga ngo amafaranga, hari ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko amafaranga uko yaba ameze kose, ayo waba ukorera yose, agwira iyo ugiye uyarundanya ahantu hamwe. Iyo ugiye uyarundanya ahantu hamwe, nyuma y'igihe runaka amafaranga aragwira, kubera ko n'uriya muntu wumva ngo, uriya muntu ujya kumva ukumva ngo yaguze imodoka ya miliyoni 200 cyangwa se miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se z'amadolari, ntago aba yaragiye mu kazi umunsi umwe ngo ayo mafaranga ayakorere umunsi umwe, kandi nta na business aba yarakoze ku buryo izo miliyari yazunguka umunsi umwe. Ahubwo we ikintu aba yarakoze ni ukugira imibare, akagira gahunda ze ziri ku murongo, ku buryo amafaranga azajya yabika ahantu, akavuga ati aya mafaranga ngiye kujya nyabika buri munsi. Nyuma y'igihe runaka, nyuma y'imyaka runaka, azaba amaze kugwira bitewe n'ayo nagiye mbika, nibwo nzagura iyi modoka. Ibi ngibi rero nibyo bisigaye byica urubyiruko rw'iyi minsi sasa. Ahangaha tugarutse ku rubyiruko, ibi nibyo bisigaye byica urubyiruko rw'iyi minsi. Ukabona umusaza ari kugenda mu modoka ye, nawe ugahita wifuza guhita uyigeraho ako kanya, ukumva ko ako kanya wahita uyigeraho. Umva bro, reka mbabwire, uriya musaza yakoze kera, ahubwo wowe wakagombye kuvuga uti nanjye ngiye gukora cyane ku buryo nzagera kuri iriya myaka y'uriya musaza, nanjye iriya modokari narayigezeho. Kubera ko ibintu kugira ngo bigereho ubihereza igihe ugakora uvuga uti intego yanjye mfite, gahunda yanjye mfite ni iriya kandi ngomba kuyigeraho.
ntago gahunda zawe wihaye wazigeraho udasevinga, ntago gahunda wihaye wazigeraho utabika amafaranga kugira agwire uba ugomba kugira ute, uba ugomba kuyabika. Reka twerekeze ku kintu cya kane. Ikintu cya kane ni nacyo tugiye gusorezaho mu kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi. Ikintu cya kane ni ukuvuga ngo hari abantu bagendera mu kigare. Reka turebe. Ikintu cya kane ni ukugira inshuti nyinshi. Ntabwo ari njye wabyanditse, ariko hano ndabona ko kugira inshuti nyinshi nabyo biri mu bintu ngo byatuma udatera imbere. Ntabwo nzi ngo ni ukubera iki, ariko reka turebe. Inshuti nyinshi ni gute zatuma udatera imbere? Inshuti nyinshi akenshi na kenshi mutwihanganira, ahubwo reka turebe. Ikintu gituma udatunga amafaranga ngo ni ukwigaragaza nk'umukire. Kwigaragaza nk'umukire ni ukuvuga ngo hari abantu bigaragaza nk'aho bafite amafaranga kandi ubusanzwe nta mafaranga bafite. Ugasanga umuntu iyo ageze mu bandi yitwara nk'umuntu ufite amafaranga, umurebye wese akamubonamo amafaranga kandi nayo afite, ngo kabone n'ubwo yaba afite udufaranga duke yifashisha, ariko mu gihe inshuti ze zimubonamo amafaranga, kugira ngo atunge amafaranga bimukundire bizamugora. Kubera ko hano baratubwira ko iyo inshuti zawe zibona ugaragara nk'umuntu ufite amafaranga, akenshi na kenshi ngo zigutura ibibazo byazo. Ni hahandi wumva inshuti yawe iraje iravuze iti ngo nguza amafaranga, nguza 10,000 nzaza kubiguhereza, nzabiguhereza mu minsi iri imbere. Bitewe n'uko wamwigaragarije ko ufite amafaranga, urahita ufata niba ari 50,000 wari ubitse cyangwa se 100,000 ukoremo 30,000 ubu bimugujije. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ari inshuti yawe ntago uzayisaba inyungu, uzayibwira uti iyi tariki twemeranyije izajya kugera wabyubahirije uhite uyanzanira. Urumva ko rero amafaranga uhaye umuntu ukayamuguza nta nyungu umutegerejeho, uri kumva ntago uba urimo gutera imbere. Ndabashimiye cyane rero, ndakeka ibintu twavuze birumvikana kandi mwese mwabyumvise. Ibi ngibi ni ibintu twagarutseho, ni ibintu byagaragajwe n'ubushakashatsi, aho ubushakashatsi bwavuze ko ibi bintu biri mu bintu byatuma udatunga amafaranga, gusa nuko twagiye tubagiramo n'inama zigiye zitandukanye ku busesenguzi bwacu natwe twagiye dukora bugiye butandukanye. Reka tube dusoreje ahangaha, mwibutse gukanda subscribe cyangwa se sabone aho ngaho kuri Buhuru Boy TV, kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mwibutsa ko ahangaha hari ibiganiro byinshi bihanyura bigiye bitandukanye, by'umwihariko hari ikiganiro kihaca ku munsi wa gatandatu, aho tubategurira amakuru yaranze icyumweru. Muri ayo makuru nakwibutsa ko twibanda cyane ku makuru yavuzwe hano mu Rwanda. Ndabashimiye cyane rero, njye wabateguriye iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana, ndabakunda cyane. Reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.